kumbona kurunguruka babona ibiki dore Tino ni wowe ndi kureba oya wireba ku ruhande nsubiza ni wowe ndi kureba ibintu bikiri kubona none sikari we wabimbwiye akubwira ibiki niwe wabimbwiye mubaza arakubwira ariko ndona kana gahinda mwababyeyi gahinda gashaka ndarebaga ngo mubwira arakubwira ese mugore mwiza aka kanya muhuzanye utangiye ni ibikiri kureba munsobanurira ariko ndi mu rujijo nese kuri umusaza none nkubwira ngo udumbere umugore ntabwo bonaga ndi umusaza aba ntabwo abasore ntabwo wajyaga ubabona Yesu we yambwiye ngo ntabyo ushoboye niba bwije nabira aya bwije narirambitseho ariko sheri karame sheri wari ugiye ubiki yicara ngo nkubaza wicara nkubaza dukaho nta kibazo ariko k'abakobwa bawe baraniye umukobwa warananiye reba amasaha agira atari yataha uko nawe ndenganya regura amaze gukura ntabwo ari we ngo umuntu amukontorore none se amaze gukura nkawe umugiriye nama none se ko mubwira akambwira ngo amaze gukura si wo gukontororwa urumva nakora iki koko ngo nawe tekereza ngira kugira ifura imbani kibwa koko ariko nanjye ntabwo bandenganya ndamwicaza rwose nkamubwira ariko bambabariye koko ukajya utaha kare ariko si uko ngana kugura uwo kumbaza ngo njye naha kare ese ubu narenza hehe buriya amaze kumva amaze gukura muhungu wanjye Tino yego papa roha wamagaye ariko yamanwa bimeze bite kandi ko nzi kutangira kumamagara gute icara ngaho ubwire ngire cyo tuganiraho urabona rero Tino uwo mwana mfite no mu rugo sibyo mfasha byose njya ngo urabibona ariko urabona ko imbuga isa nabi kai umenye ko na nshonje rwose agiye ukatunganya ko niyo umuhungu mfite uri umukobwa n'umuhungu mbese ni make ariko no kuba mfite ndi umuhungu ari umwe wenyine ni ikibazo oya jya wihangana mwana nta kuri byagenda none se ko ari umuhungu mfite ajya ngo nzabibwire ndi koko jya wihangana rwose ariko n'ubu ntabwo ari watekereza ku gisubizo cy'ibi bintu byo kuba ndi umuhungu muri runo rugo njyenyine ari umwana ugatuza he gusa ari wamaze gukura ariko bese ndamwiga ndamufatira umwanzuro ntabwo byakunda shamana njyewe naragerageje byaranze pe nawe wigeragereje ni ibintu nawe tekereza ubu tugeze saa 11:40 ingahe atari yataha ubu se koko naza kuvamo ese nagirana nagahinda oya nagahinda ndababaye ngira imfura nyiri papa uko kimeze ariko mana mbabara wingana no mu ntoki ariko koko urandumbiye neza nose cyo bigutwaye Tino oya birakinwaye ngaho ninjye wakubuye ninjye watetse uko maje kuba umusore ndi mukuru sibyo ntabwo ndi umuntu wakabaye ufata umweyo nkajya gukubura ubusubu ngubu nk'umukobwa nereta aramutse ashyitse aha agasanga ndi gutereta nta kibazo cyaba ndi gukubura kandi ariwe nereta nta kibazo cyaba kirimo none se Tino ngaho mbwira sibyo uragira ngo nzaza n'umukozi kayi uhari oya bari shaka igisubizo uzana umugore rwose igisubizo kimeze gute umugore nje ntabwo mvikane buri hafi aha ngaha mbyuka ndi gukubura ndebera nta mweyo muzima tugira ntaki aya shaka igisubizo rwose sha mungu wa urerekwa neza urerekwa nerekwa gute se ndanye nzagutungura reka mubwire gira uzana umugore byo kuntungura kereka nuntungurisha umugore nibwo nzagira ikintu kinungura no kumbwira ngo ugiye kuntungura ibiryo ndarya nta kintu tubuze shaka unsimbura muri kano kazi nkora k'abakobwa ubundi wenda mu magambo make icyanze kubwireho umva ati n'umwana wanjye rero mu minsi iri imbere hari akantu wanyunguye mu gitekerezo sibyo nase urabona iyi myenda wambaye gutya wifunze gutya wa mwana we uzi ngo amafaranga nayakuye he kakarimo nakagurishije ntaribi nimba wagurishije ntaribi njyewe icyambere mwayo mafaranga zana mu mugore
wenda mbeho neza mu meza ngahe ariko ibyo kumbwira ngo imyenda nta kintu bimbwiye njye mbabajwe no guhora ndi gukubura zana umugore napanze ko ngiye kuzana umugore twanavuganye ikigeretseho kayi anari mu nzira nk'ubyo usaba uvuye so papa ubundi mbanze mbabaze ubu ndi umwana wo kwirirwa mwibazaho n'imyaka mfite umaze gukura se umukobwa umaze gukura nakuze wakuze amaze kuvugenda shamana yakuze ngo yakuze oya buretse gatoya ubu umaze gukura rero niba umaze gukura ntago ngiye kuzajya mvuga ngo nawe uvuge ukumva ubwo sigaye mvuga nawe ukashyahira ugashyira kumva kuri mukure ariko wamuretse ko bamuhana avayo ubwo rero noya ntago ngiye guhana nararushye ahubwo ikintu kiriho umva nanjye nabyumvishe ndi umuntu mukuru ugira oya gira umvira kuko niba mvuga umaze gukura sigaye mvuga nawe ukavuga ugira umvira nese muranyirukanye njye mu nzu nzingutse oya none se mfite abagore babiri mu rugo mfite abagore babiri mu rugo njye se ko ndi umwana ubwo umaze gukura umbwiye ko utari umwana umaze gukura ugira umvira rwose nagira agenda kugira ngo n'ubundi tube abagore babiri mu nzu noneho badafite n'akamaro bamaze nese mama nawe urabishyigikiye muranyirukanye none se zisa n'izingana atabishyigikira hano umuntu hari ikintu waba wakoze reba amasaha nagize ukwirirwa ugenda warakuze warabyimbye reba umwana akazi wakamuteranye wenyine ko kubera ibintu ubu bucura ntabwo aba ari we wiriwe mu kazi wenyine oya umva ugira umvire mu rugo nese mama hari ubwo nari natanga mbibona ngo inzoga cyangwa nagize iki ngo mba nasinze wirirwa kunywa inzoga ntabwo ari bigaragaza ko umwana ari ikirara binyine gutaha amasaha ndakubwiye ngo nta burara burenze ubwo ngo ntago ngira abagore babiri mu rugo ugira umvira noneho umwanzuro mufashe n'uwo nguwo nuko mvuze ubwo nanjye ndi umuntu mukuru ndihitiramo nta kibazo ubwo ukora ibigukwiriye ubwo mama nawe nimba uneje papa ubwo ndimo ndabyumva ariko nawe nta kuntu natagize mpora nkwinginga mpora nkugira inama uburyo washyigikira papa ngo nzinge akavuga ngo mve hano ngo nawe ukavuga ngo mve hano none ubwo yaba yafashe umwanzuro ngahinduraho iki kandi nawe ariko nawe ugomba kumwingira mama nakugerageje gake narakugerageje uranga ubwo nyine fata utwawe ushake iyo ujya n'ubundi ubwo wakuze ubwo niba mu byanzu ubwo ngiye gupakira nta kibazo bikora ntaribi hariya ngo mama wanjye ngo na papa ngo barandambiwe ngewe nakoze bagaje kabisa nakoze bagaje yego nubwo umugabo wanjye akuze ariko ndabizi neza ko urugo rutazamunanira reka ahubwo muhamagaye ariko ndabizi neza ko batazamunanira alo sheri ntabwo meze neza mu rugo bambwiye ngo ngende ngo ntabwo banshaka nyine cyagiye tumaze gutandukana urumva ngiye nahise naha nsanga barimo kurakara ngo narabananiye ngo ibiki n'ibiki ngo iki n'iki nyine barambwira ngo nkore bagaje ariko nyine ndaze ngiye twibanire urankunda nta kibazo ubwo ntabwo byakunanira ubwo ngiye ndaza twibanire yego sheri ngiye nshaka kuza tukibanira ngiye rwose nakoze bagaje ntabwo ngiye nareka kuza ngo twibanire kubera yuko nawe urankunda aha ubwo nyine nta kindi kintu navuga naho rwose oya ni karibu rwose ni karibu vayo ubwo nyine sawa nta kibazo reka nkwitegure sawa naze rwose naze umuhungu wanjye kwirirwa mbwira ngo iby'umugore umugore reka rwose amubone kemo kajyamo nagurishije ntago nafashe gahunda nzima ngiye rwose ndaje twibanire ko mukuru Griseri ibyo uri kuvuga ugiye gushaka umugabo erega kana ko karankoraho nyine ugiye gushaka umugabo ntabwo ari uri gutuma mu rugo banyirukana ngo niwe mukobwa usigaye hano njye mukobwa usigaye hano suri redi ngo ugiye gushaka umugabo ngiye gushaka umugabo ibyo nabirenze kuko no mu rugo banyirukanye ariko nawe udakomeza kunshingaho nasigana nagucetse oya ntabwo ndi kugushinga iwanyu bari kunyirukana ngo nukugira ngo niwe gakobwa gasigana ngo niwe kirwa gakora ariko kujya gushaka umugabo ukasigana ngiye nyine se iwanyu mu rugo bavuze ngo niwe mukobwa usigaye hano wongeye ngo nahita nanakudiha bagakobaho
nta soni ngo niko kana gasigaye hano ngiye bambyaye ngiye nyine ariko ibyo ntabwo ari byo byo kujya gushaka umugabo ukansiga hano ngiye nyine. wowe ufite ikibazo cyo kuvuga ngo usigaye hano wenyine ngiye ikibazo mfite mu rugo bari kunyirukana ngo niwe mukobwa usigaye hano urimo uranyumva nawe uraza unkora ngo niko mukuru wawe niwe ngiye kwitana mukuru wawe hano nzahaboneka nje gufata umugabane kubera yuko twaravukanye nureba nabi nzanakudiha ngenda nagiye Ese ubu uragiye? ese ubundi nkawe ufite ikihe kibazo kari kunkurikira kagiye he Nyine ubu uragiye. kugenda se birakureba ari itike ngusabye na mama wambyaye ngiye namuseze nanganswe we wakajije Reka nisubirire. zibeshye ubukajya bugendaga uragura ubugamba uribeshye ugiye n'ikintu uvuga ndakudiha ngewe kugenda ibyo byo ni imbere kuko n'ubundi shire wanjye yegara kuze ako yambwiye kankunda ubwo rero shajemo nyine misemo kujya kubaka urugo nkuko n'ubundi mama nawe yarwubatse nibeshye akajyana umama gatwita duserera Riki? we ibaze umugore nazanye byatuma ngurisha umurimo. Wawugurishije neza ariko ugiye kuzana umugore. Wafashe igisubizo cya nyacyo. Icyo ngicyo nubwo nakwicwa n'inzara ariko nkabona umugore muri runo rugo. Ariko nawe rero Tino, nawe warunzonze pe. Igitondo umugoroba ngo umugore. Igitondo umugoroba umugore. Uko ugiye guteka sindi umukobwa. Nawe mwiyi minsi wewe urabona nta kibazo kirimo? Urabona nta kibazo kirimo? Turekera aho ngaho dore buri kwira. Kirutunganya imirimo nyine asanga imeze neza. Ubwo mubwira banguke. Ngatunganya imirimo vuba va rwose. Kamere mu nzu. Hera mu nzu kwa kwanya uteka nyine. Birava rwose. Yakoze sheri. Ko ndeba ku mugore watwaraye tubwiye nta mwana ikibazo cyo mu rugo. Cyukunda gutaha atinze nkabona bigize ikibazo. Kuvana ubwo nanjye ukuntu yabigizemo ikibazo kagira ngo yarabisangane. Akose umuntu ntakavugisha ibintu biri ukuri ngo barakare. Ese baramubwiye nabi. Wabonye ko yaranansimbuka. Burambangira ngo mucyahe kugira ngo ejo atazabigira akamenyero. Wabona aho yagomba mutera indaza iwanjye buriya yafata umwana agashaka. Njye byande. Yaransimbukanye ngo namuguteje kandi nta kuntu natamwicaje nk'umubyeyi we. Arangikigiro akunda kwigira wadanje. Ariko abana bigiye mana yanjye bagumuje kuranirana. Ariko kana kacu gatoya icyazama ngo nikazamukurikiza kuko ibintu mbona kuri iyi si ntabwo biba byoroshye. Ndabizi neza bucura ntabwo azamukurikiza kuko twicarana kenshi. Umuntu si ikirahure ngo urabona ko ari misaza nayo wasanga bagiye kumurara simbizi. Imana izadufashe twe ntituzabure byose. Naze rwose naze ndamutegereje. Sheri wahageze se? nahageze mu Yewe Imana ishimwe. Imana imbaza Namahoro. namahoro We Tino. Ngwino urebe umushitsi. Warumeze neza ariko. Tino n'umuhungu wanjye. Nuwawe. Uyu mungu tungana? Nta birenze. Muraho. Umeze neza. Meze neza. Dore umushitsi nakubwiraga rero dore n'uyu nguyu. Sheri twinjire mu nzu. Murakoze. Cyokoza ni ugusenga cyane tuzamwanduza atabatse mwanduza. Nawe ariko arabibona. Nge nicara mpano na mukobwa isaha ku isaha katagomba kuyataha nijoro. Reba nkura didi ibintu yihaye yo gutaha nijoro ukagira ngo nijoro ni umunyerondo. Mwarye nzongo. Umurimo ave yawugurishirije ukuri kabisa. Ako se ura mwana ave yamushitoje ikira. Mwana y'imyaka 18 20. Mwana tungana. Bagasigaye nakanye. Viyavaho injya. Ese Tino komeza gute kutari kubura bimeze bite? Ndacyakubura se? None se ntabwo mwishimiye? Ibintu byahindutse. Ntabwo mwishimiye. Cyakoze kankubura ubwa nyuma. Oya kuri ubwa nyuma. Kankubura ubwa nyuma. Mva muhungu. Rero turubingiye kujya hariya mu karitsiye. Niba kano nagura nyine nawe urabyumva nyine. Zana inyama.
ntabwo umugeni nk'uri ari uwo kurya ibitoki ese ngo kuva ibyo kosa narikora yes icyo nansaba cyose rwose nemere kukimugurira ko byarangiye shikayo mama uzi ko didi yagiye ngo iki nawe cyane bindi ni ukuri didi yagiye uri serious uyagiye ureba yagiye atari yo mpamvu ya baga yagiye ahetse ibaga noneho yari yicaye hariya ku irembo ari kuvugira kuri telefone avuga ngo agiye gushaka umugabo kanakumira uzi ko yari abifite muri gahunda ese tuvugishe ukuri buriya zirashamana mu bwenge kimwe ajya gushaka nanjye nabaye umugore igitenge cyuzuye nyashi n'inyashi reka ntiwareba ubona abaye umugore kugira ngo niyo intebe iruzura ayiwe kare ndebe nanjye burya ndi umugore urugongo bimeze bite se urugo Tino uraho ndaho bamenye izina ariko ngewe ryawe sindarimenya ngewe nitwa wase nk'ibisanzwe wase nanjye nitwa Tino ndi umuhungu wa hano muri runo rugo ahubwo ngewe ntabwo nari nsanzwe nkuzi papa wawe ntabwo yari yarakumbwiye ahubwo buriya ngewe ujya nkuhata ishyi n'imigeri si ibyo bintu wabikora ese si uri umwana mu rugo cyangwa n'ubundi igihe ntabwo yari abifite muri gahunda ahubwo tworosera ngo wabyutse mu bigaragara nese bwoba wamenya yagiye he yambwiye ngo numvise nyine hariya ku irembo ari kuvugira kuri telefone yavuga ngo agiye gushaka umugabo dore ukuntu ngushyisha si buriya mwana koko agiye abuze iki muri uru rugo koko ubu narenze nka nyangiye kuyipangira kandi buriya wasanga agiye kubana n'umusaza oya buriya narenze nka ngiye kuyipangira none ndondebera narenze ngo ndi kumuhana none cyane ubona ndatagarutse uzangaye reka ubona atibyariye ntabwo azagaruka kubera ko yavuze ko agiye gushaka umugabo mbonye icyana zayo numa kuvoma gusenya kugira iki gusa nibyo bikuzanye ese sinje kuba umugore wa so ibyo ngibyo none se njye ntabwo waba umugore wanjye nyine were kwikanga ndetse papa akajya mbaho ujyaho ariko nyine ibyo bintu utazabivuga papa ntabwo azi ko ngendera mu izo ngeso none ugiye kuzinyigiraho ese wabasha kubikora ahubwo se ko wararanye na viye wumvisha hari ikigiye viye nawe urabyumva ndetse urumva yanzana atazi kugira ahubwo noneho njye urabona ndi umusore warashaje sibyo hari ukuntu ibintu byacu twabikora sibyo ahubwo nta kuntu umusaza nko mu gihe ashatse nko burya ajya mu kazi njye amafaranga urumva ushaka bikurikirana ubu se nka se adufasha akanyirukana uzanunga iso nadufata akanyirukana uzanunga ariko ntabwo kuzaronga afata ibyo kurya nkakuzanira ukirira hari ibindi erega njyewe papa yarihaye nose aho ushyikiye hano inyama niyo uri kuzirya sibyo amafiriti niyo uri kuyarya ubwo urumva mu rugo tubuze ntabwo nahita mfatiraho ngo mpite nkukunda ngo nasonga nyine ntabwo tuzi mbese wanabyumva bivuga kuri telefone nakumbuye ese uko utaje ngo tubwire ariko ubundi niyo mpamvu nyere kutubwira ko twari kubikoraho njyewe nawe ndi kumuhana ntabyumve aho kugira ngo azazane inda cumi na zirindwi hano mu rugo yafatiza akagenda njye si uko mbayeho ikibazo afite ari ukumenya mva nawe ubonye ari isomo njyewe ikintu nanze nangaga kumuka abahungu n'abakobwa buriya nta kuntu wanyumvisha neza ko atabaga ari kumwe n'abahungu utasa kumwe biriya kuko bamushimira ngo saa cyenda saa kumi n'imwe ariko bucu ndakwinginze ntuzakurikiza mukuru wawe mama njye ntabwo nzabigisha no disi sheruza narinze nka nangiye kuyipangira njyari mfite n'umukobwa imbari ikirumbo sha birambabaje tuzayipanga ariko urabona nyashi zabaye nyashi ndi kuzura intebe ndi umugore w'umugabo uri umugore w'umugabo ariko nanjye naba umugabo ariko umugabo nyine nakubajije so nanyiruka ntawe uzanunga ese njye sinakubwira uburyo ibiryo nabibonamo ni ukujyajya nza hano mu rugo nkafata ibyo kurya ubwo wowe ntabwo uzi gukora wowe ntabwo uzi gukora uzajya kubikura iwanyu icyangombwa se si ukubona umugabo umugabo si ubwo nari ibiryo ukuye iwanyu buriya nabyitegeye
nyine uburyo twabikoramo ibiryo mu rugo biriyo sibyo najyanza nimba ari papa kumusaba amafaranga ati ndashonje akamereza amafaranga nayo ngiye nkaguhereza ugahaha sibyo ariko papa nta kintu namuburanye rero ntabyo uzi wabyemera njye nawe tugize igikorwa duhuriramo nibwo wakwemera yuko hari ikibazo ntabwo tuzabipanga ariko atari nona ni gahoro ntari ni uguhoza ubuse Tino ndamusanga yora ako nubwo ngiyeyo nawe buriya kapfe kugeraho ndebe nimba ndamusanga umusaza nta kigenda nuko utagiye abasaza umuntu yashaje abashaje nuko utazi ukuntu yandaje nawe ahubwo reka njye kuryama ndumva naniwe yandaje ryose noneho weho uri bwaze kwemera neza yuko umusaza ari umusaza urabona ko nta n'ikintu yavuga mwese nibigenda gute ariko se nawe kuri mukuru uretse kumbaza ngo nibigenda gute ngo bavane intebe mu nzira njye kuryama so yandaje nabi ngiye kuryama hagiye mba numva niciye n'icyatumye mva mu rugo oya nta kwicuza ndahari ahubwo nanjye kanze nze turebe we Tino yewe Tino waje tukagenda mwana Tino simanye kuguhamagara utanyije bre yo umeze ute siko yikuyemo umupira none wabaye dusimbuke ako suri kunjyana tugende handi twavuga twaza gake ubu ngiye mfite agakorwa nibereyeho hano mu nzu sibyo mfite agakorwa nibereyeho hano mu nzu agakorwa utambwiye agakorwa yazanye umugore ubu noneho nese niba kari viye wamuzanye ni wewe wamuzanye nyine yazanye ipengeri ntabyumva yazanye umugore ahubwo akana yazanye umugore njye niko nabivuga wazi ko yazanye umugore ko yazanye umugore ahubwo nungu umfashe wagenda genda njye ntabwo njya mu kazi man genda sibyo njye nibereye mu kazi sibyo bre umuntu araza kukwigaho no njye nugira gutya man ni kuri gutya sibyo ugeze habi kabisa nanjye ndi kubikurikirana vuba nakemeje ibigozi mahuze ibintu mbonye mwana zoko Tino musanze ku mugore wase sha birantangaje pe Tino ageze habi nibyo nsanze arimo ku mugore wase ngo se yazanye umugore none kiramucunze agiye gihita kimujyaho sha ni ibintu binababaje urebye uriya mwana ageze habi pe ni ukugira tukamugira inama tukumva sasa ntari ibi nta kundi ndabasa sinakubwiye umani were ko ngo bureze bureze ni ibiki ese sha kumbona wambaye ubusa bimeze bite nyine nsobanure bimeze bite ko mbona umeze nk'umuntu wajya ngo uvuye nari ndyamye ku manywa kuva ryari sha uryama mu nzu iswararamo sha kumbona kurunguruka wowe n'ibiki dore Tino ni wowe ndi kureba oya wireba ku ruhande nsubiza ni wowe ndi kureba ibintu bikiri kubona none siko ari we wabimbwiye akubwira ibiki niwe wabimbwiye mubaze arakubwira ariko mbona kana gahinda mwababyeyi gahinda gashaka ndarebaga ngo mubwira arakubwira ese mugore mwiza aka kanya muhuzanye utangiye ni ibikiri kureba munsobanurire ariko ndi mu rujijo nese kuri umusaza nose nkubwire ngo udumbere umugore ntabwo bonaga ndi umusaza abo ntabwo abasore ntabwo wajyaga ubabona yesu we yambwiye ngo ntabyo ushoboye Tino nigera ungenzuwe nigera unzengera wa mwana we urabishoboye ariko Tino ubu koko ngo amagashe ngiye pfukama nona pfukama nta nisoni nkawe ni ibiki
utangiye kubita umugeni koko buretse gatoya ibi bintu kuva ryari ubikora sanjye nawe umugore sanjye nawe umugore ntabyo nakoze mubaza arakubwiye nza n'ubushinzi bw'iwacu ngo sha Tino koko we genda gashaka nari bagara ariko Tino nta nisoni akoze pa waditse ko kugira ngo ntabwo hejuru y'umugore mucanga babure abo nzasanye nawe umugore kanambara umupira witi mwicaye mwabicucumwe genda murongoresha kibabaje nuko najya mwumvishije nta nisoni mwabicucumwe uraje sha buretse muzonge nibigende butumuke